Hello guys, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe n'ubundi tubana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ndagira ngo turebere hamwe uburyo biyandikisha kuri mining nshyashya yitwa Peria Network. Aha hantu harimo icyo bita coin z'ubuntu, nta gishoro usabwa. Nimba rero ukeneye cyangwa se ukunda ibyo kumayininga, nizere ko iyi Peria Network cyangwa iyi Peria coin itaraza kugucika. So buri munsi rero batanga coin, ndaza kubabwira uburyo bazitanga. Icyo ngiye kubereka n'uburyo twiyandikisha gute, ni gute buri munsi dukora ibyitwa mining. Ese iyo tumaze gukora mining, akandi kantu mutari muzi nuko tuba twemereye no kuzibikura kuri wallet ya 3 wallet. So ni ingenzi cyane rero kumayininga iyi Peria kubera ko bari gutanga coin nkeya, ni miliyoni 100 already, miliyoni 1 n'ibihumbi 600 byamaze kumayiningwa n'abantu batandukanye. Ndagira ngo rero nawe nimba ubyifuza cyangwa se nimba ukunda ibintu byo kumayininga, ngiye kwereka uburyo biyandikisha, hanyuma nawe uze guhita ufatiraho utangire gukora iyi mining mu bantu ba mbere. Okay brother, hanyuma ikintu cya mbere usabwa kubanza gukora, urajya muri video description. Ndakeka buri wese sikorera muri video description, link iraza no kuyishyira muri comment kugira ngo uwishaka cyangwa se ukenera kwiyandikisha n'ubundi kuri iyi mining aze kubona link mu buryo bworoshye. Hanyuma numara gukanda kuri link uraza guhinguka ahantu nk'aha ngaha, nyine bagusaba kwestara application iri muri Play Store kugira ngo wumve ko iyi project iri serious cyane. Okay, nugira muri Play Store nyuma yo gukanda kuri link urakanda kuri install. Okay, hanyuma rero application yawe nimara kuba installed cyangwa se yamaze kwiyestara cyangwa se kwidownload, hanyuma nugera aha ngaha rero ibintu byo kwiyandikisha cyangwa gukora register uzabikora. Kubikora ni ukushyiramo izina ryawe rya mbere, rya kabiri, email, password. Hano password ukayisubiramo, hanyuma aka gakode karangaha ntuzagakuremo kubera ko hanyuma mu gihe kwiyandikisha cyangwa gukora register bisanzwe byanze kuko bikunda kwanga, cyangwa se mu gihe udakeneye stress, scrolling down, ohereza hasi icyo bita scroll down, hanyuma uze ureba hano handitse ngo continue with Google. Yiyandikisha ukoresheje Google. Urabona uzaba uri hano hejuru, icyo uzakora no guhita umanura hasi kaza kureba ahantu handitse ngo continue with Google, azaba ariho uhitamo. Hanyuma numara kuhahitamo rero hano bazaguha ama email usanzwe ufitemo cyangwa ama email ukunda gukoresha, uhitemo email imwe ushaka kuzajya ukoresha kuri yo mining yawe ya Peria. Nuko nguko rero mining yawe numara kwiyandikisha izafunguka. Muri kubona uburyo dashboard izaba imeze. Hano uraza gusanga hariho 0, ariko ngiye maze kugira Peria 23. Mwibutsa ko iyo wakoresheje iyo bita referral code, nahibabwiye ahabanza, iyo wayikoresheje ubasha kubona Peria 14 zo guheraho utangira gukora ibyitwa mining. So iyo ugeze aha ngaha rero ikintu ukora nta kindi, biroroshye cyane, no kuza ugakanda aha ngaha hano handitse ngo start mining, muri kubabona hasi akeka dashboard yawe uri kuyireba. Hanyuma uhita uhinguka ahantu hameze gutya, no kuvuga ngo session, ubundi tugira session 7 zo kumayininga, ariko ku muntu mushya udafite team aba yemerewe kumayininga session 3 gusa, 1, 2, 3, izindi zo hejuru ntago abazemerewe. So ubwo uramakinga sure nyine ko nimba ushobora gutumira kugira ngo wemererwe kumayininga session zindi zo hejuru. Ikindi kintu nakubwira kuri mining nuko hano hariho uburyo bwo connecting iyo bita custodial wallet, ukaba wabikura coin zawe uzohereza kuri Binance, OKX, MetaMask. Iyo tuvuze custodial wallet ni iriya Web3 wallet, icyo bashaka kubereka. Uri kubona iyi button ya withdraw yanjye iri activated kubera ko maze gutwikinga cyangwa se kumayininga iminsi 3 yikurikiranya. Uri kubona ko iri activated, kandi turamutse dukanzeho uri kubona ko nshobora kwemererwa kubikura izi Peria wallet nkoresheje icyo bita contract address connecting ku cyo bita BCC network cyangwa se Binance Smart Chain Network, nkaba nazohereza kuri custodial wallet. Uri kubona ko guconnectinga ntago ndaconnectinga, nzabakorera video, hanyuma tuzatubona icyo bita withdraw history. Hanyuma tujye on chain, uri kubona ko
total supply igomba kuba ari peria miliyoni 100. Nkubwiye nkwibutsa ko miliyoni 1,600,000 mu minsi mike cyane zimaze kuba zamayiningwa, ahubwo uraza gusigara wibaza ngo ngewe ndaza gukuramo iki. Ubwo nakurabuye hakiri kare, uri kubona ko icyo bita contract address iri on chain cyangwa se igomba gukorera muri ya blockchain nyine ya BCC cyangwa Binance Smart Chain. Hanyuma guconnectinga wallet nejo bundi nzabakorera video. Icyo nari ngamije no kubanza kubereka uburyo biyandikisha no kubanza kubereka ko mining iri very serious. Okay guys, hanyuma rero dukomeje still nari nabakoreye video imeze neza mbere, ariko haje kubaho cyangwa se byaje kuba ngombwa yuko iyi video ntayibakomereza kubera ko screen recording screen utaragera muri mining nibisazi ntago biba byoroshye, ntago byankundiye, ariko still ndi kubereka uko ibintu bikora. Ukini n'ibindi bisobanuro byisumbuyeho ushobora kunyandikira ni box unyuze muri video description, urasanga nimero yanjye ya WhatsApp unyandikire. Ikindi uraza kwibuka kunyura ku cyo bita referral code yanjye. Referral code cyangwa se uburyo ushobora kubona link ukeneye gutumira cyangwa se kugira umuntu wimvita muri platform, ukoresha ukanda kuri ya button yitwa referral. Hanyuma ahangaha niho usanga icyo bita niyo referral code yanjye, niyo code referral code musabwa gukoresha. So ushobora kwisharinga nyine ahantu hagiye hatandukanye, ukagenda ubona peria nyinshi cyangwa se kwemererwa no kumininga amasession menshi. Iyi ni referral code yanjye nyine muraza gukoresha. Ndaza mu kanya ndaza kubereka uburyo tuyikoresha kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimererwa cyangwa se bimera neza. Okay guys, muraza kunyangana rero. Iyi ni imwe muri video zikozwe nabi cyangwa se ntakoze neza kubera ko hari nk'uburyo bwo gutumira ntababwiye. No kuvuga ngo hari ukuntu wiyandikisha unyuze ku cyo bita Google, ariko ukibagirwa gukoresha icyo bita referral code kugira ngo ubone za bonus nababwiraga. Icyo gihe ushobora kunyandikira kuri WhatsApp kugira ngo nkwereke inzira uraza kunyuramo akantu ku kandi kugira ngo ubashe kubikora neza. Ubwo ni ku bantu bakoresheje email, ako kantu nagombaga kukabereka kugira ngo nako muze kugakemura, ariko ubonye bitari gukemuka ushobora kunyandikira kuri WhatsApp nkagenda nkugayidinga cyangwa se nkufasha. Ikindi gitekerezo, inyunganizi, icyifuzo, kubera ko video ndabizi idakoze neza bitewe nuko kuri coding screen byari bigoranye kuri iyi mining, ariko icyingenzi nuko wamenye ko mining ibaho.